niko mutima ukeye wanjye. Ndakumva mugabo mwiza. Mfite akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza. Agakise kandi. Niko iyo bavuze UPR wumva iki? UPR se ndumva nasobanukiwe pe, ahubwo mbwira. UPR ni ijambo ry'impine ry'icyongereza risobanuye Universal Periodic Review. Iri rikaba ari isuzuma ngarukagihe ku rwego rw'isi ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa kuri buri gihugu. Ise mama, ko numva iyo gahunda iba ari nziza cyane? Yego rwose, iba ari ingenzi pe. Nk'ubu mu Rwanda isuzuma ryakozwe mu kwezi kwa mbere muri 2026. Ubishyirwa mu bikorwa ry'inama n'ibyifuzo byatanzwe rirakataje, kandi tugomba kurigiramo uruhare twese twubahiriza uburenganzira bwa muntu. Yewe nanjye gahunda ngomba kuyigira iyanjye aho ndi hose. Mutura Rwanda, sobanukirwa neza uburenganzira bwa muntu maze ubashe gushyira mu bikorwa inama zatanzwe mu isuzuma ngarukagihe ry'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'isi Universal Periodic Review UPR. Zirikana ko buri wese afite uburenganzira, yaba afite ubumuga cyangwa atabufite. Umuntu afite uburenganzira bwo kurindwa, kubaho mu bwisanzure n'ibindi, kandi nta vangura iryo ari ryo ryose. Babyeyi namwe rubyiruko, murakangurirwa kurengera uburenganzira bwa muntu aho muri hose. Ibi bikaba bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu n'imibereho myiza ya buri wese. Gira uruhare mu gusigasira uburenganzira bwa buri wese, maze uha agaciro ikiremwa muntu kibeho mu busugire bwacyo. Dufatanyirize hamwe twese mu gushyira mu bikorwa imyanzuro n'ibyifuzo byatanzwe mu isuzuma ngarukagihe ry'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'isi, irimo guharanira kwishyura ukizana, kurwanya ivangura n'ibindi. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Easy and Possible ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda Minijiste, ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu UN Human Rights. Turagushimiye ukomeje gukurikira gahunda za 92 n'ibice 0 FM Isano Radio, ukanadukurikira kuri internet kuri Isano Radio .rw no kuri application ya Radio Garden. Muri studio za Radio Sano ngendi Boni Buranga, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Nsengimana. Nkuko twakomeje kubikurarikira, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro kigiye kugaruka ku myanzuro n'ibyifuzo by'isuzuma ngarukagihe ku rwego rw'isi ku burenganzira bwa muntu. Ni ikiganiro uza gukurikira kuri Radio Sano ndetse no ku yandi maradiyo twahuje imirongo arimo Urban Radio 106 n'ibice 7 mu mujyi wa Kigali no mu majyepfo, Radio Izuba ku 100 n'ibice 0 FM mu burasirazuba, Radio Ishingiro ku 100 n'ibice 7 ku 107 n'ibice 5 mu majyaruguru. Unadukurikiye kandi kuri radio zo mu Masoko na Gare mu bice bitandukanye by'igihugu harimo Musanze, Kayonza, Huye, Rubavu, Nyabugogo, Remera na Kimironko. Abadukurikiye muri ibyo bice mwaza kutwandikira cyangwa mukaduhamagara mutanga ibitekerezo munyuze kuri nimero 0796 91 19 95. Turi kumwe n'abatumirwa muri studio, mugenzi wanjye Jimmy yamfasha kubakira. Urakoze cyane Boni Buranga. Turi kumwe n'abatumirwa nk'uko warumaze kubivuga, turi kumwe n'umushyitsi musangwa, turamugeraho mu kanya, ariko ku ikubitiro turakira Michael Ngabirano, n'umujyanama mukuru wa Loni mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu hano mu Rwanda. Ikaze. Yego, ntabwo ari we gusa, turaza kuba turi kumwe na Bertin Nshimyumuremyi, ahagarariye Easy and Possible mu kiganiro. Bertin, ikaze. Murakoze cyane. Ntabwo ari we gusa, turi kumwe kandi na Alphonse Kamana Muyoboke, yaje ahagarariye RIB ku rwego rw'akarere ka Rubavu. Tubaha ikaze Alphonse. Murakoze cyane. Reka rero dukubite tubangura, duhite tunyarukira kuri Bertin Nshimyumuremyi. Nkuko twabivuze, turaza kwitsa kuri iyi nsanganyamatsiko igaruka ku myanzuro n'ibyifuzo by'isuzuma ngarukagihe ku rwego rw'isi ku burenganzira bwa muntu. Ku bijyanye n'iyi gahunda Easy and Possible, ikoranite ikora iki n'abafatanyabikorwa turi kumwe? Bertin. Murakoze cyane Jimmy, kubw'uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuganirize abaturage ku burenganzira bwa muntu. Bundi mu magambo make, Easy and Possible ni umuryango nyarwanda utari uwa leta,
uharanira uburenganzira bwa muntu, ukita ku mibereho y'urubyiruko ndetse no gukora ubuvugizi ku bibazo urubyiruko rukunda guhura nabyo cyane cyane ndetse no muri sosiyete muri rusange. Hanyuma ibi bikorwa ukaba umaze igihe kinini ubikora, kuko watangiye kubikora mu mwaka wa 2014 nibwo washinzwe, kugera uyu munsi ntekereza yuko umaze kugaragaza uruhare rwawo mu kuzamura imibereho myiza y'umuturage. Ku bijyanye n'uburyo dukorana n'abafatanyabikorwa bacu bakuru aribo UN ndetse n'inzego zitandukanye za leta ndetse n'abikorera, hari isuzuma mpuzamahanga rikorwa buri gihe kuri buri gihugu ku burenganzira bwa muntu, ari ryo twita UPR mu magambo y'impine, ariyo Universal Periodic Review. Rero Isano Possible ikorana na UN cyangwa se umuryango w'abibumbye mu biro byayo bishinzwe uburenganzira bwa muntu, kugira ngo dufatanye kuba twamenyesha abaturage cyangwa se twakora ubukangurambaga kuri izi Universal Periodic Review ku myanzuro ndetse n'inama zatanzwe, ngira ngo yabaye mu kwa mbere mu mwaka wa 2026 uyu mwaka. Icya kabiri, dukorana n'abaturage kugira ngo tubigishe ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'izo nama ndetse n'iyo myanzuro yavuyemo babigiremo uruhare, babigira ibyabo. Hanyuma ikindi cy'umwihariko ari nacyo tunarebaho kenshi ni ugukorana n'imiryango societe civile cyangwa se imiryango itari ya leta, inzego za leta, abikorera nk'uko n'ubundi turi kumwe hano, kugira ngo uruhare rwa buri wese rugaragare, ari nako dushyira hamwe kugira ngo ubwo burenganzira bwa muntu twifuza bwubahirizwe kandi bugerweho, cyane yuko uburenganzira bwanjye butangirira ku bwa mugenzi wanjye. So ikindi wenda tuzakora muri iyi projet cyangwa se muri uyu mushinga, turi gutegura amarushanwa azakorwa ku rwego rw'akarere, aho tuzatumira ibigo by'amashuri yisumbuye ndetse n'abanza bakarushanwa ku ntego yo gukora ubuvugizi n'ubukangurambaga kuri UPR. Hanyuma hakaba competition mu mivugo, umuntu wavuze umuvugo mwiza wigisha abaturage, utanga ubutumwa ndetse n'indirimbo nziza ndetse n'ibyo twita imbwirwaruhame nziza, bakazahembwa kugira ngo twimakaze uwo muco wo kuba urubyiruko rwagira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro kandi babigira ibyabo. So murakoze Bertin. Tubwire abadukurikiye kuri ya mirongo yose Boni yababwiraga mu kanya ko turaza kuba turi kumwe n'abandi batumirwa, barimo uhagarariye inama nkuru y'igihugu by'umwihariko y'urubyiruko muri aka karere ka Rubavu. Turaza kuba turi kumwe kandi n'uhagarariye kaminuza ya IRK ishami rya Gisenyi. Abo nabo turaza kuba turi kumwe mu kiganiro nubwo twabaye dutangiranye n'aba ngaba. Noneho duha ikaze Michael Ngabirano, umujyanama mukuru wa Loni mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Hari ikibazo umuntu yakwibaza kuri iri suzuma ngarukagihe ku rwego rw'isi ry'uburenganzira bwa muntu, murisobanura mute, rikorwa hagamije iki? Murakoze Boni. Twebwe Karoni twishimiye kubana namwe kandi no gufatanya na radio Isano n'amaradiyo yandi mufatanyije, ariko muri buze kunyemerera je mvuge mu cyongereza nicyo numva nzobereyemo cyane kuruta ikinyarwanda. So I'll speak in English to make myself a bit more precise. So to your question on what is this UPR thing, why is it important for the country, and what is it that can be done to make it more useful to the people of this country? Now, as mentioned, Universal Periodic Review. So universal meaning it covers the whole world. It's universal. Periodic means every 4 years, so periodicity. Review meaning that it's looking at what is it that was done in the last period of time and what is it that can be done in the next phase of time. That's the UPR, Universal Periodic Review. And Rwanda being a part of the international community, very, very big player in the international human rights system,
is a party to many international instruments. The Constitution of Rwanda has a whole chapter on human rights, and because of the commitment that Rwanda has had to human rights, it offers itself to be reviewed by other countries. It's a process that all countries of the world are part of. And in January, as we were told by the previous speaker, Rwanda was reviewed, and it received several recommendations, over 280 recommendations. 100 countries made recommendations to Rwanda, appreciating the work and the progress that Rwanda has done in the area of human rights, but also saying there are areas that Rwanda can improve on. And we might, if we have time, we can go to some of them, but that's the whole universal periodic review. So once you receive these recommendations as a country, then we all have a role to play in making sure that these recommendations are implemented. And I'm happy that now the journalists, you people, the radios, and we hope to go on TV another time. We hope that all the institutions, journalists in the media, print and radio, should be able to take on these recommendations and make them known to the people. So that's the universal periodic review that Rwanda is a party to, and now the challenge is for all of us to ensure that we can improve on areas where we need more improvement. Thank you. How is Rwanda ranked? How is Rwanda ranked compared to other countries, and what was the main recommendations? Actually, in terms of human rights, the United Nations and member states and member countries of the UN, they don't rank countries by human rights compliance, because human rights compliance, human rights respect, and for human rights is not like a competition of who is abusing more rights or who is violating more rights than the other, or who is killing more children than the other, who is raping more people. So it's not about even one violation is bad enough. So Rwanda generally is among the countries that, and in human rights, every country can do better. So there is no country that has 100% ranking on human rights. All countries of the world, and that's why the UPR process is very good, because a country like the US, like Canada, like Germany or Netherlands or Sweden will be reviewed the same way as Iran or Myanmar or Somalia or all these countries, same level of review. And that's the beauty of the universal periodic review, that you don't rank, but you just say, here are the areas where you have done very well, and here are the areas you could improve. So, for example, the areas where Rwanda was commended for doing very well, issues of gender equality, women empowerment, participation of women in politics and leadership, issues of improvement in housing, water, falling poverty levels. All those areas, Rwanda was praised for doing a great job, and we really appreciate the work that everybody has done in government, in private sector, in the civil society. Now, the areas where there was need for improvement include areas of freedom of association, freedom of speech, civic space, maybe NGOs, can they operate more freely than they are? Issues around journalists, can they criticize on different areas freely? Or, there were issues around the judiciary to strengthen it. There were issues about the National Commission for Human Rights to make it more independent, more able to perform its mandate, and to make it, reinforced in resources and being able to reach different areas, have regional offices. So it's always a mixed bag. There is always something sweet and bitter, but all that done in the spirit of improving the human rights situation of the country. So, and that's the peer review mechanism that, yes, you've done A, B, C, D, E very well. Thank you very much. But you could improve on 1, 2, 3 things. And those are the things we shall be working on. I hope it's not the last time we do this. We'll have an opportunity to go into area, maybe is that education, is it health, is it women, is it political participation, or is it journalists? How can we make the situation better than it is now?
and that's the whole spirit behind the UPR. Thank you so much. Mugenzi wanjye Jimmy ashobora gusobanurira abatumva ururimi rw'icyongereza mu ncamake ibyo mutumirwa wacu amaze kuvuga. Boni urakoze cyane. Mu magambo make agaragaje ko ari isuzuma rikorwa mu gihe runaka, rikorwa mu gihe cy'imyaka 4 kandi rigakorwa hirya no hino ku isi, no muho ryakorewe rero hagarukwa ku burenganzira bwa muntu no mu Rwanda harimo. Haraho wari umubajije utese basanze u Rwanda ruhagaze gute, avuga ko mu by'ukuri badatondeka bavuga ngo aba nabambere cyangwa aba nabanyuma, ariko mu byakozwe byose basanze u Rwanda rudahagaze nabi. Cyakora hatangwa inama zaho bishobora gukomeza kuzamurwa, gutezwa imbere, kandi aravuga ati ntabwo ari ubwa nyuma tubikoze, dukoze irisuzuma, turizera neza ko aho tugeze atari habi nubwo hakiri urugendo. Mu magambo make nibaza ko ari ibyo ngibyo umuntu yakuramo. Dushimire mwe mwese mukomeje kudukurikira. Nkuko twabibabwiye turi kumwe n'uwaje ahagarariye RIB mu karere ka Rubavu, akaba ari Alphonse Kamana Muyoboke, nawe turi kumwe mu kiganiro. Twababaza Kamana, mu bugenzacyaha ni ibihe byaha mukunze guhura nabyo mu Rwanda bigenda bibangamira uburenganzira bwa muntu? Murakoze cyane. Buriya ijambo uburenganzira bwa muntu ni ijambo ngira ngo abadukurikiye bose babanze bumve. Nshingiye ku cyo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga, cyane cyane mu ngingo yayo ya 12, bavuga yuko havuga yuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho, ntawe ushobora kuvutswa ubuzima mu buryo bunyuranije n'amategeko. Wajya ku ngingo ya 13 hakavuga ngo umuntu ni umunyagitinyiro kandi n'indahungabanywa. Leta ifite inshingano yo kumwubaha, kumurinda no kumurengera. Buriya ujya gusa ibyaha byose dukurikirana nk'uko mwari muvuze, byose kuwabikorewe, kuwabikoze, bombi ku mpande zombi, kuri buri ruhande hari uburenganzira agomba guhabwa. Kuwakorewe icyaha kuri iyi ngingo ya 13 aho bavuga ngo leta ifite inshingano yo kurinda cyangwa leta ifite inshingano yo kumwubaha, kumurinda no kumurengera. Nuvuga ngo ni ubudahungabanywa ku muntu. Umuntu ari we wese, niba wenda ntange urugero, umuntu yagendaga mu nzira ahuye n'umuntu amwibye wenda telefone, uriya muntu ako kanya icyaha akorewe, nuvuga ngo uburenganzira bwe bwahungabanijwe. Muri make ku byaha, nshingiye ku byaha bikunze kuza cyane hari nk'ibyaha byo bishingiye ku ihohotera rishingiye ku gitsina, hari ibyaha byo gukubita no gukomeretsa, hari ibyaha nuvuga ngo ibyaha byose bikorwa ni ibyaha bikorwa bigamije guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Murakoze cyane. Hanyuma ikindi umuntu yakwibaza, nubuhe bujyanama mwaha abanyarwanda mu kurushaho twese nk'abitsamuye kugendana muri uwo mujyo kugira ngo uburenganzira bwa muntu nk'uko mubikomojeho bibi byanjye bibi byuriye uduteza amatwi, ni iki mutanga nk'ubujyanama cyangwa se n'iki musaba bariya bose baba badukurikiye? Nk'uko n'abambanjirije babigarutseho, ndagira ngo mbwira abadukurikiye yuko uburenganzira bw'umuntu, umuntu uko umuntu yifuza ko uburenganzira umuntu yifuza ko bamuha, nawe nibwo aba agomba guhereza undi. Bivuga ngo aho uburenganzira bw'umuntu burangirira ni naho ubw'undi butangirira. Ariyo mpamvu mpamagarira abadukurikiye bose ko n'uwarenze cyangwa uwavukije uburenganzira bw'undi, leta nk'ifite inshingano yo kurengera uwavukijwe uburenganzira, hari amategeko ahari akurikirana abo bantu. Mpamagarira abantu ko uwarenze akarenga imbibi agahungabanya uburenganzira bwa muntu, akamenya ko ni ibikorwa bibi bikurikiranwa n'amategeko kandi bihanwa. Murakoze cyane.
murakoze cyane. Reka noneho tubagezeho itangazo. Ni amahirwe kuri benshi badukurikiye, ni amarushanwa yateguwe. Reka tubyumve, turagaruka mu kanya. Itangazo ry'amarushanwa ku bukangurambaga bwa UPR mu Rwanda agenewe amashuri yo mu karere ka Rubavu. Umuryango wa Easy and Possible ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda ku nkunga y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu UN Human Rights uramenyesha ibigo byose by'amashuri abanza n'ayisumbuye byo mu karere ka Rubavu ko hateguwe amarushanwa y'abanyeshuri agamije ubukangurambaga ku isuzuma ngarukagihe ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'isi, Universal Periodic Review cyangwa se UPR, binyuze mu kuzamura impano z'urubyiruko haba mu kuririmba singing, kuvuga imivugo poems ndetse no kuvugira mu ruhame public speaking. Ni amarushanwa agamije gukangurira urubyiruko kumenya no gusobanukirwa UPR, uruhare rwabo mu kubaka igihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu binyuze mu guteza imbere impano z'abanyeshuri mu buhanzi, gutanga ibitekerezo byubaka ndetse no gutinyura urubyiruko kuvugira mu ruhame hagamijwe kongera icyizere mu itumanaho. Aya marushanwa azabera mu karere ka Rubavu. Kwiyandikisha ni ukuva tariki ya 20 ukwezi kwa 2 2026 kugeza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 3 2026. Bikaba bikorwa umunyeshuri amaze kwerekana icyemezo cy'ishuri yigaho cyangwa se recommendation letter. Abanyeshuri bemerewe guhatana umwe ku giti cye cyangwa mu itsinda. Ibihangano bizakirwa ni indirimbo, imivugo n'imbwirwaruhame biteguye mu buryo bw'inyandiko muri foruma ya Word cyangwa se Word format. Bizoherezwa kuri email ariyo easyandipossibleorganization@gmail.com. Abazatsinda mu cyiciro cya mbere aricyo pre-selection bazasubizwa bitarenze tariki ya 7 z'ukwezi kwa 3 2026 binyuze kuri email bakoresheje. Icyiciro cya kabiri ku munsi wa nyuma ariwo final kizaba imbona nkubone cyangwa se live muri salle ya Vision Jeunesse Nouvelle ku itariki tuzabamenyesha nyuma. Ibihembo bizatangwa: uwa mbere azahabwa amafaranga 300 n'ibikoresho by'ishuri, uwa kabiri azahabwa amafaranga 200 n'ibikoresho by'ishuri, naho uwa gatatu ahabwe amafaranga 100 n'ibikoresho by'ishuri. Icyitonderwa, aya marushanwa arareba gusa abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri byo mu karere ka Rubavu. Abifuza guhatana muri aya marushanwa batwandikira kuri email ariyo easyandipossibleorganization@gmail.com cyangwa bagahamagara kuri 0788 21 25 86. Bashobora kandi guhamagara kuri 0788 22 87 89. Bashobora no kugana mu bunyamabanga bwa Easy and Possible i Rubavu tukabaha ibyo bazifashisha cyangwa se sources mu kunoza ibihangano byabo. Nige na Sano François, umuyobozi w'umuryango wa Easy and Possible, niwe dukesha iri tangazo. Boni, urumva ko urubyiruko by'umwihariko ruhishiwe byinshi. Ni amahirwe batagomba kurenza ingohe. Bazakomeza kumva n'iryo tangazo hano kuri radio Isano, ariko tubibutse ko nubwo kuri iki kiganiro kigaruka ku myanzuro n'ibyifuzo by'isuzuma ngarukagihe ku rwego rw'isi ku burenganzira bwa muntu, atari kuri radio Isano gusa kiri gutambuka, nubwo ariho turi muri studio, turi kumwe na radio zitandukanye zirimo Urban Radio mu mujyi wa Kigali, murahatwumvira, ndetse no mu majyepfo ni ku murongo w'106 n'ibice 7. Turi kandi kumvika kuri radio Izuba ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ku murongo w'100 FM, na radio Ishingiro ni mu majyaruguru y'u Rwanda ku murongo w'107 n'ibice 5 kuri FM. Hanyuma rero uretse aho ngaho unadukurikiye kuri radio zo mu Masoko na Gare mu bice bitandukanye by'igihugu, harimo Musanze, Kayonza, Huye, Rubavu, Nyabugogo, Remera na Kimironko. Abakomeje kudukurikira muraza guhabwa umwanya muhamagare, ariko tutaragera kuri uwo mwanya mwaba munandika ubutumwa, yaba message zisanzwe no kuri WhatsApp kuri nimero yacu ni 07 96 91 19 95. Twari twikije ku rubyiruko mu kanya. Boni, turi kumwe n'abajene kandi bahagarariye abajene. Reka rero ukomerezeho. Yes, twakiriye Ngoga Kalisa Deo, yaje ahagarariye inama y'igihugu y'urubyiruko muri aka karere ka Rubavu.
n'iki urubyiruko rusabwa mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu nk'amwe mukoresha imbuga nkoranyambaga munahura n'urubyiruko hirya no hino urubyiruko rurasabwa iki mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu? Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabanza nshimire abafatanyabikorwa yaba Isano Radio, abafatanyabikorwa bayo UN ndetse n'abandi bose bari muri iki kiganiro ku bitekerezo bagiye batanga. Ndanashimira cyane mbere na mbere kuba igihugu cyacu kiri mu bya mbere kandi bigaragaza imbaraga n'ubushake bwo kurengera uburenganzira bwa muntu, ariko bidakuyeho yuko muri ubwo burenganzira hari n'uburenganzira ku rubyiruko. Urubyiruko uyu munsi turabona yuko mu gihugu cyacu uburenganzira bw'urubyiruko turabusanga mu myanya ifata ibyemezo, ko nabyo n'uburenganzira havamo bimwe na bimwe no mu bitekerezo urubyiruko rutanga. Ibyo nibyo twishimira cyane nk'urubyiruko, kuko kuba dufite urubuga tuvugiramo, dutangiramo ibitekerezo byacu kandi tukabona n'ibisubizo bivamo. Icyo urubyiruko rukora rero ku burenganzira bwa muntu harimo byinshi cyangwa se rukwiye gukora. Uyu munsi twavuga nk'urugero, iyo tuvuze uburenganzira bwa muntu na human trafficking, buriya ni kimwe mu gisate gihonyora uburenganzira bwa muntu. Nekereza yuko na RIB barabikurikirana, bashobora kugaragaza n'imibare. Uyu munsi iyo tubona abantu bacuruzwa, dusanga yuko umubare munini ari urubyiruko. Ariko ibyo byose bigenda bihura na bimwe wavuze ku ikoranabuhanga, amakuru dusangiza bagenzi bacu, amakuru twakira, iyo tuyakiriye tuyasangiza abandi. Ese ni hehe twabariza koko niba ayo makuru ari ay'ukuri? Uyu munsi dufite urubyiruko nk'umubare munini ukoresha ikoranabuhanga, ariko ni narwo rugaragara cyane cyane mu banyantege nke, kandi nubwo ari abanyembaraga cyane, ariko ku rundi ruhande nibo boroshe kugira ngo bashukwe, kandi kwagushukwa ni naho haturuka kuba uburenganzira bwabo bwabangamirwa. Ibyo byose rero binyura mu bukangurambaga dukora nk'urubyiruko mu bice bitandukanye, mu byiciro bitandukanye, harimo mu biganiro bijyanye no kurengera uburenganzira bwa muntu bitangwa n'abafatanyabikorwa batandukanye, harimo ubukangurambaga mu bigo by'amashuri mu kuganiriza urubyiruko uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga neza, kumenya uko bashungura no gusobanukirwa byimbitse ku makuru babona, kuko ibyo byose niho bigenda dusanga uburenganzira bwa muntu bubangamirwa. Ikindi navugaho nuko harimo ubuvugizi ku rubyiruko. Nk'inama y'igihugu urubyiruko ni n'inshingano zacu cyane gukorera ubuvugizi urubyiruko, kuko urubyiruko rurahagarariwe kandi rufite imbuga cyangwa aho bagomba kugaragariza ibitekerezo byabo, ariko biba na byiza kuba byahuzwa bigatangirwa umurongo kugira ngo ibyifuzo byabo byakirwe cyangwa se binashyirwe mu ngiro. Ibyo byose rero iyo bikorwa biba bimwe mu mbarutso idufasha kugira ngo tugire urubyiruko rufite imyumvire yagutse cyangwa se rusobanukiwe n'amakuru ruhabwa, rusobanukiwe n'aho amakuru agomba gutangirwa. Ndumva ntavuze byinshi muri icyo ngicyo ku ruhare rwacu mu bukangurambaga bwo kuganiriza urubyiruko kumenya uburenganzira bwabo, ndetse no kumenya aho bagomba kunyuza amakuru cyangwa se n'ibyifuzo byabo kugira ngo bikorerwe ubuvugizi. Hanyuma mu bukangurambaga mugenda mukora, musanga urubyiruko rufite ubuhe bumenyi ku burenganzira bw'ikiremwa muntu? Ese bari ku rwego rwo hasi, bafite ubumenyi bugereranyije, cyangwa bafite ubumenyi bwo hejuru? Ntago nahamya ko bafite ubumenyi buhagije buri ku rwego rwo hejuru, kuko urubyiruko turabizi yuko muri iki gihe cyacu rurahuze. Hari abo dusanga ku mbuga nkoranyambaga, iyo ugiye kureba ibyo areba ariko usanga bidahura n'ibyo yari akeneye kuba yahabwa. Ugiye kureba rero wanasanga nk'ubu ngubu muri iki kiganiro turimo, ushobora gusanga nk'urubyiruko ruteze amatwi iki kiganiro abenshi bari kuri YouTube, bari mu bindi bintu bidafite umumaro. Ibyo rero ni bimwe mu bigaragaza yuko muri ya makuru afite yo kumenya uburenganzira bwa muntu biracyari bikeya, kandi n'urugendo ruhoraho, kandi tugomba gukomeza gufatanya no kugiramo uruhare kugira ngo rubashe kugira iyo myumvire yagutse.
murakoze cyane Deo. Turi kumwe kandi na Uwera Mami, ni academic secretary muri YLK Gisenyi campus. Namwe muri mu kiganiro, ntabwo tujya kure y'ibyo Deo yavugaga. Hariya ku mashuri hari abanyeshuri benshi, turi mu isi abenshi baranavuga ngo ya digital. Izi mbuga nkoranyambaga barazikoresha, no mu kanya kari imbere turaza kuvugisha bamwe mu bazikoresha abazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ariko tukiri hano hafi wacu, ese abanyeshuri muhorana nabo umunsi ku wundi bo bumva bate uku gusigasira uburenganzira bwa muntu, babyakira bate? Ego, murakoze cyane. Navuga ngo numugisha kuba naje kuko yari research topic yanjye muri masters, nakoze public international law. Rero nkuko NYC yarabivuze cyangwa yabigarutseho ngo urubyiruko ruri busy, ruri kureba ibindi bintu, ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko hari abantu dufite bari muri izo domain. Ngiye natutse muri kaminuza yigisha n'amategeko, ubwo rero twibaza ko demo umubare w'abantu bayiga biyongera, demo twumva ko dufite abantu hano hanze basobanukiwe uburenganzira bwa muntu, kandi dukeneye sensibilisation. Nko muri institutions twebwe tujyana ama clubs atandukanye aha muri YLK, surtout ajyanye n'uburenganzira bwa muntu, aho abanyeshuri bagira ama initiatives, ugasanga bibumbiye hamwe bagasura inteko z'abaturage, bakabasobanurira constitution ivuga iki ku burenganzira bwabo, niba uburenganzira bwabo bwahonyeho cyangwa se butubahirijwe, bakamenya ko bagomba kubivuga, ntibagumana amakuru y'uko uburenganzira bwabo bwabaye violated. Ugasanga rero wenda campus niba ifite abanyeshuri wenda tuvuge nk'ibihumbi nka 3 muri school of law, wenda mukamufitemo abantu bake, dukeneye kumvisha n'abandi bari mu yandi ma departments bakumva ko uburenganzira bwa muntu ntago bureba bari muri iyo domain gusa, bureba abanyamategeko. Twese turi concerned, twakabaye tujya kuri field tukajyana n'abandi tugafasha abandi gusobanukirwa. Ariko ikindi kandi noneho bikarenga kujya no mu mafamiye abanyeshuri bakomoka, niba umenya uburenganzira bwawe busobanura abo muturanye, busobanura abo muri kumwe, izo social media platforms ukoresha, kuko UPR ntago ije akakanya. Nk'u Rwanda ni fourth cycle, ni ku nshuro numva ya 4 batanze report lastly muri January 2026. Ubwo rero nkaba numva ko social media zakabaye zikoreshwa neza. Ubwo akaba ari inshingano ya buri wese muri twe kujye abo tubana turabajene tukababwira, ariko akenshi tuba tunahura nabo, donc bakumva ko niba yumva akeneye uburenganzira nk'uko abandi bagiye babikomozaho, na mugenzi warabukeneye. So rero bakaba ambassadeur kandi bakamenya ngo gushyira mu bikorwa uburenganzira bwa muntu ni inshingano ya buri wese, waba uri muto waba uri mukuru. Murakoze Mami, ariko wenda utararekura mikro, nari biraza kubigarukaho. Mu gihe inzego zacu zitureberera hano mu gihugu cy'u Rwanda nazo zikajije umurego kugira ngo zikumire uwo ari we wese wakora ibyaha, ubona hari umuvuno wahindutse. Baraza kubitubwiraho, aho usanga wenda umuntu avuga ati nzagongana n'inzego runaka, ariko reka njye hariya ku mbuga nkoranyambaga niyita umusigati wumagaye, nze kugira abo mbangamira uburenganzira bwabo, ariko ntagaragara nka Jimmy cyangwa nka Paul. Ibi bintu byo ubibona ute? Ese wasaba iki urubyiruko muri rusange, kuko birahari cyane? Nari biraza kudufasha tubwire muri uwo mujyo ikiri gukorwa muri urwo rwego. Murakoze. Nk'uko ubivuze, hari abantu benshi bita amazina atandukanye kuri social media platforms kugira ngo navuga ngo bahonyore cyangwa bakoresha ayo mazina atazwi gukora ibyaha cyangwa gukora ibintu bitari byo. Ubwo rero igitekerezo cyanjye nk'urubyiruko, turi wowe ushaka kudakoresha izina riri anonyme, ariko kuko ufite icyuzi ku burenganzira bwa muntu kandi uzi neza ko ari ngombwa ko bwubahirizwa, ugahangana n'uriya muntu. Nibyo batubwiraga ati twebwe turi generation y'abajene, ariko noneho intambara turwana si iz'amasasu, ahubwo intambara turwana ni za social media. Niba umuntu yaje agapostila ibintu mvuga ngo wenda bishaka kuviola uburenganzira bwa muntu, amakuru ayobya abantu, amakuru atandukanye ashaka gutuma habaho viola y'uburenganzira bwa muntu, wowe ukagenda ukamusubiza, donc ugahangana nawe, ariko
ntabwo ari intwaro uri gukoresha ariko nuvuga ukuri cyangwa hakaboneka niba umuntu yapostinze wenda post ari umwe hakaza abantu 20 30 40 cyangwa banarenga baje kunyomoza iyo nkuru ya postinze itariyo iyo ngiyo ni participation ikomeye kuko umuntu wabikoreye kuri social media platform nta n'ahandi twabikemurira keretse kumusubiriza aho ngaho twe tukagaragaza ukuri na realite y'ibiriho. Murakoze. Yego. Murakoze cyane. Turanavugana na bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Twibutsa abadukurikiye ko turi mu kiganiro ku myanzuro n'ibyifuzo by'isuzuma ngarukagihe ku rwego rw'isi ku burenganzira bwa muntu. Niko bimeze Boni Buranga, reka turebe umwe muri abangaba tugiye kuganiriza nawe atubwire n'umwe mu bazwi mu gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Reka tumurebe ku murongo wa telefone. Dushimira mwese mukomeje kudukurikira, turaza no kubaha umwanya muduhamagare mutanga ibitekerezo hari icyo mwabaza. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Rukundo Patrick, azwi cyane nka Patikope mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ndakoresha cyane izina Patikope, uhawe ikaze mu kiganiro. Alo? Ikaze mu kiganiro. Yego, turabakiriye Patikope. Yego, nanjye ndabyishimiye kubana namwe. Yego, ni Radio Sano n'andi maradiyo twahuje imirongo aho turi kwitsa ku myanzuro n'ibyifuzo by'isuzuma ngarukagihe ku rwego rw'isi ku burenganzira bwa muntu. Urumwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, turi no gutambuka ku yandi maradiyo atandukanye arimo Urban Radio, arimo Ishingiro ndetse n'izuba, no ku maradiyo mu Masoko na Gare. Patikope, wenda badukurikiye harabakuza amaso ku yandi, ariko ubibwiyeho gatoya imbuga nkoranyambaga ukoresha muri rusange bakuzi hehe nka Patikope? Nitwa Rukundo Patrick, ku mbuga nkoranyambaga nkoresha izina ryitwa Patikope. Patikope ni umuntu ukiyubaka, ugishakisha, ariko maze igihe akoresha imbuga nkoranyambaga ari nazo zinamutunze kugeza kano kanya, kuko ari hakura amafaranga ashobora gutuma yatunga urugo, agatunga n'abana, minerivare bakayibona, nawe kandi akabaho akabona ibyo kurya, akishyura n'amazu akuye muri ayo mafaranga ya social media. Social media ni ikintu rero nakunze kugikora, maze imyaka irenga 15 nkoresha social media, kandi ndabona bigenda neza umunsi ku wundi, hagenda havukamo amahirwe menshi cyane yerekeranye no kubona amafaranga. Urakoze cyane. Bamwe bati muri uko gushaka rero ho amaramuko, kandi uravuga uti bigenda bikunda, hari n'abahakorera ibyaha, ariko uyu munsi twibande ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Patikope, ubona ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga rihagaze rite mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu? Iyo urebye ukuntu bimeze, ndanga bikunda uburenganzira bwa muntu burubahirizwa, kubera ko iyo upostinze nka video y'umuntu wambaye ubusa cyangwa se ikintu muri kunywa amatabi uri gukubita umwana, usanga kuri za Facebook, Instagram cyangwa se Twitter bakuripotinga iyo post bakayikuraho. So ni rwego kugira ngo bitabonwa n'umwana ukamwigisha imico mibi, kuko hari abana baba ku social media. Iyo ushyizeho rero ibyo bintu bya abusinga ubuzima bw'umuntu cyangwa se uburenganzira bwe, bahita babishyira down. Ivuga ko bubahiriza rero uburenganzira bwa muntu cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hanyuma hari abantu bakoresha za fake accounts cyangwa se biyita amazina atari ayabo kugira ngo bakore icyo bita gutwika cyangwa se mu nyumvishirize amatiku ari kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyavugaho iki? Ni iyihe recommendation cyangwa ni ikihe cyifuzo watanga cy'uburyo byakemuka? Reka manze gukosoraho ku Kinyarwanda ukoresheje, kandi n'abagukurikira n'abandi bose, ikintu cyitwa ngo gutwika, minisitiri yarabyanze iryo jambo, ntabwo ari byiza kurikoresha. Ntekereza ko rifite ubusobanuro bisobanuye ko atari byiza, ubwo nta kana gukosoraho ko atari byiza gukoresha iryo jambo. So mu kuvuga ngo rero wa muntu ushaka ko abantu bamumenya, ashaka kwamamara ku mbuga nkoranyambaga ariko binyuze mu mafuti, harimo no na fake account akoresha, ntabwo ari byo, kubera ko uyu munsi ushobora kubikora, ariko ejo n'ejo bundi leta y'u Rwanda iragutahura, cyo kimwe n'ahandi ku isi. Iyo ukoze ibyo bintu ushobora kubikora umwaka umwe, ariko ntabwo wabikora imyaka 2, mu gihe uri gushaka gusebya cyangwa se gutukana witiriwe undi muntu cyangwa se wise amazina atari.
urakoze patikope tukurekura n'ubuhe butumwa bukuri ku mutima bijyanye no kubungabunga uburenganzira bwa muntu wagenera by'umwihariko urubyiruko ariko n'abariya bose bakoresha imbuga nkoranyambaga kuko uri umwe mu bazikoresha n'ubuhe butumwa watanga dusoza? ndasaba abatwumva cyangwa abakunzi b'ikiganiro ko twubahiriza amategeko yose igihugu kidushyiriraho yo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Yewe nkanjye nka patikope maze imyaka 15 muri bino bintu mbabazwa niyo mbona umuntu atabwa muri yombi azira kuba yakoresheje imbuga nkoranyambaga nabi, kandi mu gihe hari abandi bazikoresha zikabagira abantu bakomeye ba miliyoneri tugiye dufite ku isi, abenshi mu 10 dufite ku isi harimo abakize kubera imbuga nkoranyambaga. So byumvikane ko harimo ubundi butunzi mu gihe bikoresheje neza. So ndasaba rero umuntu wese wumva kino kiganiro n'uko unyumva no kuri radio, nimba ari kuri TikTok, ari kuri Facebook, ari kuri Instagram, ari kuri YouTube n'imbuga zose akoresha na X, ajye aposting ibintu bizima byubaka societe, kubera ko ejo bundi bishobora uyu munsi ushobora kutabona izo viewership uri gushaka, ariko kubaka ikintu gihoraho ukaba consistent ejo bikazakubyarira ibintu byadanje harimo gutera imbere no kuzamuka muri rusange. Mu gihe uzanye amafuti ushaka gusebya umuntu cyangwa se kwangiza kiremwa muntu, aho ngaho urahanwa ugafungwa, kandi n'ubuzima bwawe naho gukomokaho ugasanga urabwangije. Hari igihe wasanga izo mbuga nkoranyambaga wakoreshaga azo zitunze mu famiye yawe, mu gihe rero ibyo uzize kubera ko wakoze amagambo atari bijyanye cyangwa se wakoze ibikorwa bitari byo bakagufunga, ya famiye yawe irabaho gute? Urasanga bwa burenganzira bwawe birabigenze gute? Uraba usubiye inyuma kandi uhemukiye nawe usize. Turifuza ko abantu bakangurirwa gukoresha imbuga nkoranyambaga neza kuko zirimo ubutunzi kandi zishobora guteza imbere zigateza n'igihugu imbere, utarinze kwishora mu mafuti ngo urinde wageraho urwego rw'igihugu rubishinzwe ruza kuguta muri yombi kubera ko wazikoresheje nabi. Murakoze cyane patikope Rukundo Patrick, ugira ibihe byiza. Yego namwe murakoze cyane. Yego arakoze cyane Rukundo Patrick. Reka wenda tudatinze Boni ubibutse aho turi kumvikanira ku yandi maradiyo, noneho mu kanya tuvugishe undi muntu nawe ukoresha imbuga nkoranyambaga, hanyuma tubone kugaruka muri studio kugira ngo na RIB n'abandi baze kudufasha. Yego Boni Buranga. Aho ikiganiro kiri kubera ni kuri radio Sano 92.0 FM, ariko kiri no gutambuka ku yandi maradiyo harimo Urban Radio 106.7 mu mujyi wa Kigali no mu majyepfo niho bayumvira. Radio Izuba bayumvira ku 100.0 FM mu burasirazuba, na Radio Ishingiro ku 107.5 mu majyaruguru. Unadukurikiye kandi kuri radio zo mu Masoko na Gare mu bice bitandukanye by'igihugu harimo i Musanze, Kayonza, Huye, Rubavu, Nyabugogo, Remera na Kimironko. Abadukurikiye muri ibyo bice byose kandi mwaza kutwandikira cyangwa mukaduhamagara mugatanga ibitekerezo byanyu munyuze kuri nimero ikurikira, hariyo 0796 91 19 95 0796 91 19 95. Ibitekerezo byanyu turaza kubisoma mu kanya. Urakoze cyane Boni Buranga. Mu kanya gato twavugishaga Rukundo Patrick uzwi nka patikope, ni nako dukomereje ku wundi nawe ariko ni umwari w'u Rwanda, umunyarwandakazi, akaba ari umwe mu bazwi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu yitwa Shyaka Noella. Noella, ikaze mu kiganiro. Urakoze. Muri amahoro? Yego turamahoro. Abakurikira imbuga nkoranyambaga abenshi barakuzi, ariko se nk'abataratangira kuzikoresha cyangwa se batazikoresha kenshi, ubibwiye mu magambo make wavuga ko Noella ari nde? Nitwa Shyaka Noella, ndi umunyarwandakazi w'imyaka 27 gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane X cyangwa urubuga rwa Twitter. Yego, turi kwitsa ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga urihuza ute no kubungabunga uburenganzira bwa muntu nk'umwe mu bazikoresha Noella? Ntekereza ko hari aho bihurira cyane, kuko usanga na bamwe bangiza abangiza uburenganzira bwa muntu, ari ababuharanira, bose biri kuri izi mbuga
rero ugasanga byorohera abazikoresha kubona amakuru ya nyayo kandi na za nzego zifite mu nshingano uburenganzira bwa muntu bizorohera kugera ku bantu icyarimwe. none rero umuntu akaba yakwibaza abazikoresha neza barahari bafite access, abazikoresha nabi barahari, turabivangura dute ko ababikoresha neza n'ababikoresha nabi bose bahari? ni ukuvuga ngo no mu buzima busanzwe muri sosiyete abantu bose babaho ari ababi ari n'abeza, ariko burya nkeka ko ikibi cyakagombye kuruta icyiza, icyiza cyagakwiye kuruta ikibi. Ntitwumve ko social media ari ahantu ho kujya tugiye gutukana, tugiye gusebanya, ahubwo hakabaye ari ahantu ho kujya kugira ngo twungukire ubumenyi, dukore awareness cyangwa ubukangurambaga kuri policy cyangwa imirongo ya politiki itandukanye. Rero naha buri muntu kujonjora kugira ngo agire icyo bimumarira, ye gufata byose abonye. mugira iyihe nama bakoresha fake accounts cyangwa abiyitirira imyirondoro itari yabo kugira ngo batambutse ubutumwa busenya ku mbuga nkoranyambaga? Icyo nababwira, ikoranabuhanga rimaze gutera imbere mu Rwanda. Kuba wumva ko ukoresha izina runaka ritazwi cyangwa uri kwiyitirira undi muntu ukumva ko nta muntu uzabimenya, aho rwose abantu babikora baribeshya cyane, kuko ngira ngo dusigaye tubona ko banafatwa. Rero ntabwo imbuga nkoranyambaga zakabaye icyuho cyangwa ahantu ho gukorera ibyaha wihishe mu mazina atagaragara cyangwa icyo twita fake account. Rwose nibakanguke, ntabwo ari ibintu byiza kandi n'inzego zarabihagurukiye. Tumaze iminsi tubona abantu batabwa muri yombi bakoresha imbuga nkoranyambaga kuri YouTube, X n'ahandi, bakagezwa imbere y'ubutabera kubera amagambo bavuga n'ibikorwa bakorera ku mbuga nkoranyambaga. Mbere yo kukurekura, ni ubuhe butumwa watanga kuri abo bantu, abifuza gukora nkabo cyangwa se abagwa mu byaha nk'ibyo abo baguyemo, ndetse n'abandi bose bakoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange? nkeka ko abajya muri ibyo ngibyo baba bashaka views, bakeneye amafaranga ava muri views, ariko icyo nababwira, views ushobora no kuzibona wapostinze ibintu byiza, tugapostinze ubutumwa bwiza, ntabwo uzamamara cyangwa ubona amafaranga ku mbuga nkoranyambaga kuko wasebanyije, ko watutse igihugu, kuko nyine wagiye mu nzu itari iyanyu, kuko uzi ko nubivuga uri bukurikirwe. Hari ujya uvuga ngo uriya bari abantu benshi baba ubona bakanze like bakurebye, kandi wavuze bibi, ntabwo baba baje kugusena, baje kugushungera. Rero haranira ko ubona abakureba bagukurikiye ubutumwa bwiza kuruta kurebwa n'abaze kugusungira ibibi wa postinze. Reka tugushimire cyane Shyaka Noella, kuraje mu byo ukora kandi n'inama utanze, ni umusanzu ukomeye muri iki kiganiro. Wakoze cyane. Murakoze namwe. Arakoze cyane Shyaka Noella, ni umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Yatubwiye n'imyaka afite, Boni Buranga, ntabwo ari mukuru cyane, sinamutoya, ariko aravuga ati ndazikoresha nkazibyaza umusaruro. Reka muri aka kanya, nk'uko twari twabyikijeho, tugenda tunasatira umusozo w'ikiganiro, ariko turi kumwe n'uhagarariye RIB mu karere, yaje ahagarariye RIB mu karere ka Rubavu, hanyuma ni Alphonse Kamana Muyoboke. Hikijwe ku kintu, hari ukuntu RIB muba mufite inshingano zo kugenza ibyaha, ariko mukaba hafi nyina bene gihugu, nk'uko mwatangiye mubivuga muti bihagaze bitya. Kuri iki twikijeho tubibajije n'aba bakoresha imbuga nkoranyambaga abifashisha fake accounts. Nge nkaba ndi mu mazina ya Nsengimana Jean Claude, ariko ejo nkiyita irindi zina kugira ngo wenda hari bitazanyorohera kuko ntahurwa. RIB nubuhe butumwa bwanyu kuraba tujya tubibona, ese namwe muhura nabyo, ingamba zihari nizihe? Umwanya no wanyu. Murakoze cyane. Ndashimira cyane abamaze gutanga ibitekerezo, barimo Patikop na Ntuza na Noella. Buriya
ndagira ngo abadukurikiye nongere mbibutse yuko gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi uhungabanya uburenganzira bw'undi uwo ari we wese ushobora kugira ushobora kwifuza kugira ngo agere ku bukire cyangwa se ku mutungo runaka anyuriye mu gukora fake account mu gushaka gusebya mugenzi we yifashishije imbuga nkoranyambaga ndagira ngo si ngombwa ko yazagwa mu cyaha ahubwo yamenya ko uriya muntu ukora fake account ntataniye na wa muntu ushobora kujya gucuruza urumogi agamije kwangiriza abantu buriya iyo umuntu iyo ukoze fake account ugatuka umuntu cyangwa se ugasezerana n'undi mushaka kugira ngo mwamamare aho ushobora gutuka undi umutuka uvuga ibitutsi ariko bigaragaza ko wita wenda umuntu igicucu ikigoryi uvuga amagambo usa n'udaha agaciro umuntu leta ifite inshingano zo kurinda ngira ngo nk'uko abambanjirije bakomeje kubigarukaho twebwe nk'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngira ngo mwabonye hari abakurikiranwa imbaraga zirahari ubushake burahari ababikora ushobora kubikora uyu munsi ariko byanga byakunda uri hano ku butaka bw'u Rwanda igihe kiba kizagera n'ubundi nawe tukagutahura ugakurikiranwa ibyiza si uko warindira ko wazagwa muri icyo cyaha ahubwo na ya mafaranga washakaga mu buryo bunyuranije n'amategeko rimwe ukanayabura icyaba cyiza ni uko wayashaka mu buryo bwiza kuko social media ushobora kuzikora neza zikaguteza imbere yaba wowe umuryango wawe n'igihugu muri rusange murakoze cyane murakoze cyane twibutse abantu ko mukomeje gukurikira ikiganiro kigaruka ku myanzuro n'ibyifuzo by'isuzuma ngarukagihe ku rwego rw'isi ku burenganzira bwa muntu. Iki kiganiro turi muri studio za radio Isano 92.0 aho ni kuri FM utwumva kandi kuri wa3 akadomo Isano Radio akadomo Rwa no kuri application ya Radio Garden. Saho gusa Boni Buranga twahuje n'imirongo nandi maradiyo nayo wayabibutsa twahuje na Urban Radio ni ku 106.7 mu mujyi wa Kigali no mu majyepfo, Radio Izuba ku 100.0 FM mu burasirazuba ndetse na Radio Ishingiro ku 107.5 mu majyaruguru ndetse no muri za radio zo mu Masoko na Gare mu bice bitandukanye by'igihugu i Musanze, Kayonza, Huye, Rubavu, Nyabugogo, Remera na Kimironko. Nibyo rwose muri urwo rwego rero bari muri ibyo bice umwanya n'uyu nguyu mu gihe dusatira umusozo w'ikiganiro hari ibyavuzwe n'abatumirwa turi kumwe nabo hano muri studio. Niba wakurikiye hari icyo ushaka gutanga nk'igitekerezo cyangwa se gusobanuza duhamagare kuri 0796 91 1995 hari icyo wabaza hari n'icyo watanga nk'igitekerezo. Ndabona umuntu wa mbere yaje. Allo Jimmy mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Muravugana na turi nayo mberereye mu karere ka Rubavu murenge n'Ubugeshi. Yego turi nayo. Bo reka mbashimira ku mwanya mwiza mwaduhaye kudusobanurira uburenganzira bwa muntu. Mwanya mwafashe kabisa turabashimiye neza ingenzi ariko nanone natwe nk'abantu baba ari hirya no hino mu giturage tukagira ibitekerezo dutanga ku byiza mwatugejeje. Buriya nje nashimira leta by'umwihariko leta inafashijwemo namwe abakozi bayo, aho mu gihe cyo twabyirukaga wasangaga nyine umuntu usheshe akanguhe cyangwa ugeze mu zabukuru aho wasangaga bari kumonyora by'umwihariko cyane cyane umuntu ukiri mutoya ndabashe kumenya aho yakurikirana uburenganzira bwe. Kuri uyu munsi tukaba tugeze ku kigero cyiza cyo kuba twaregerejwe ubuyobozi hafi kandi umuturage yahohoterwa akabona umuyobozi byihuse adakerewe cyane. Ahubwo njyewe ngibariza ikibazo RIB bari abantu birirwa babunza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ibintu biba bitari byo ibiganiro bafatira nabaye ntabwo ndigaruke kuko nabyo ari zimwe mu mbuga nkoresha ariko hari ibyo umuntu aba ari kubona akabona atari byiza. Ntangira inama urubyiruko ko twaje turaha umwanya ibidufitiye inyungu ibyo kudutesha agaciro n'umutwe tukabyorera. Murakoze twari tubakurikiye.
arakoze cyane turi nayo yabaza Garibu baraza kubigarukaho mu kanya. Boni ati bariya abantu baba bakwirakwiza amakuru y'ibihuha nibyo yavugaga. Twakire n'uyu nawe noneho baze kubigarukaho mu kanya. radiyo Sano watwibwira witwa ndurahagana he? amazina ni Twabirwe Frank, nsanzwe nkaba ndi n'umunyeshuri hano muri yerika, ariko gukoreshwa nabi by'ikoranabuhanga. Yerika irihe shami? Ni hano i Rubavu cyangwa n'ahandi? Ni hano i Rubavu. Yego. Ibi ku mathematics and kuvuga ngo ikoreshwa nabi ry'ikoranabuhanga ryo rireze, aho umuntu ubona postinze ibintu bidafite gahunda, mbese nta n'umumaro bifite, kandi ukabona ibyo bintu nta n'iterambere ziganisha. Ukabona umuntu afashe amavidewo atumvikana adafatika akayapostinga, mbese njye nkumva ko bishoboka hazashyirwaho itegeko ryo gukoresha izina ryawe bwite. ni uko izina bishoboka biba byakunda kugira ngo uwo muntu byajya bita binoroha kugira ngo akurikiranwe yihuse. Murakoze cyane. Arakoze. Uyu we igitekerezo cye ati bishoboka hakabaye hajyaho itegeko rivuga ngo niba uri boni ba boni ureke kwiyita ukundi. Turakira indi telefone imwe cyangwa ebyiri, hanyuma n'abatumirwa bagira icyo bavuga ku byifuzo n'inama zatanzwe n'abaduhamagara, hanyuma tugane ku musozo. Mbibutse ko nimero ari 0796 91 19 95. ubaye uhari nawe twareka kukujyana ya mahirwe. Ndabona uyu we yatubipaga, ariko uyu nguyu yatwandikiye aravuga ngo nitwa Habihirwe Frank, ntuye kuri station Marine. Njye uko mbyumva nuko hazashyirwaho ingamba zo gukoresha amazina yawe bwite. N'ubutumwa duhaye, ndumva uyu nguyu ari nawe umaze kuduhamagara. Undi nawe ati Boni ni Nsabimana mu Rutsiro, gukoresha imbuga nkoranyambaga ni byiza kubera tuhabonera amakuru, ariko gutangaza amakuru atemewe ni bibi pe. Uyu niko yatubwiraga. Undi umwe nawe tukashyira wenda undi umwe uduhamagara ati turabashimiye ku makuru meza mutugezaho. Isano ni Isimbi Shalom. Ngarutse kuri Noella nuko abantu bose atari bamwe, ati nukujya dukoresha imbuga nkoranyambaga mu bibyara inyungu. Murakoze turabakunda. Ndibaza ko Boni twagaruka kubatumirwa, dushimira abaduhamagaye ndetse n'abatwandikiye ubutumwa, ariko hari umuntu umuje, reka twe kumugendana. Isano Radio, halo. Halo Jimmy. Mwiriwe papa wanjye nyakubahwa. Mukomere nyakubahwa. Na ambasaderi Papa Leta Bombe King. Ndagira ngo umbarize Boni. Yego. Ngubu nganye ngata Bombe King ngomba kuba niture mu kagari ka Bunyoni umurenge wa Kivumu, umuntu akaza akoresha imbuga ngoranyambaga tugakorana Ikiganiro, none cya kiganiro akagishyira ku rubuga ngoranyambaga kandi kiza cyubaka, none ugasanga wa muntu nyir'urubuga ni uhembwe, none ugasanga ngewe wa muntu bamuteguriye kwa muvugo nge ambengurijaho. Aho mu mategeko bisabitse, ubwo bikaba bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Ashobora kuza tugakorana Ikiganiro, none we afite urubuga ngoranyambaga, none cya kiganiro cyanjye kandi ni kiza kandi cyubatse igihugu, none wakagishyira kuri rwa rubuga, none rwa rubuga rwo rukamwishyura wenyine wo kaviramo aho. Urakoze. Urakoze cyane. Ubwo aravuga abantu bakoresha abandi, yego, mu nyungu zabo bwite ku mbuga nkoranyambaga. Arakoze cyane. Hari n'undi wari utwandikiye ubutumwa Boni tumusorezeho, ati Nihitimana Patrick, igitekerezo cyanjye ni ukuzikoresha neza izi mbuga nkoranyambaga, nibwo bumwe bw'abanyarwanda. Yego, reka tugaruke hano muri studio twongere kwakira Michael Ngabirano, akaba ari umujyanama mukuru wa Loni mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu hano mu Rwanda. Yakurikiye uko ikiganiro cyagenze twatangiranye, yagira icyo avuga cyane cyane nk'ubutumwa agenera abadukurikiye.
Thank you very much, Bonnie and Jimmy. Really, and the listeners and those who called in, the social media influencers, our colleagues in different radios who have partnered with us. Really, really happy to have been part of this. I wish we had 2 hours for this, and hope in the future you can always recommend it to your management so we can have a longer time and have people to chat and talk, girls, children to call in, and we really enjoy this. So I want to thank everybody, Is and Possible organization, who have done this, and the radios, of course. And also to mention that really the big discussion went for the social media and its use and its abuse and how it relates to violations. But then we should use the social media and turn it around, because that's the biggest, the key thing. The youth are the majority, they are the ones in it. So let's turn it around, and the person who represents the Youth Council really mentioned it. Let's use this to disseminate human rights, including through the recommendations that have come from the UPR, including what the Constitution says, and the person from RIB was very clear. There is a whole chapter in the Constitution that talks about the rights, but also on the most vulnerable, the women, the children, the persons with disabilities, the prisoners, the inmates, the suspects who are always at RIB stations answering questions. Refugees, asylum seekers. Sometimes when you are talking of human rights, people say, uburenganzira bw'umunyarwanda. Fine, but they should maybe expand it and say uburenganzira bw'umuturarwanda, because there are people like us who are not Rwandans, but we also enjoy the rights, as long as we are, even if you are an asylum seeker, even if you are a refugee, as long as you are in the borders of the country, then the rights apply to you. And even if you have committed an offense, that's fine. You'll be punished under the law, but your rights remain. The fact that somebody has been arrested doesn't mean that they lose their rights. The fact that somebody has been sentenced or even under trial or is serving a prison term, they remain with their rights. And for us, really, from the United Nations, we commit ourselves to continue working with the government, with the partners, civil society, private sector, including you, really happy to partner and to continue this advocacy and awareness so that we can make this country great, like Trump would say, make the country great. Yes. Thank you very much, and we look forward for further collaboration. Boni, mu magambo make niki uwarudukurikiye yakura mu byo Mayiko yatubwiraga? Ashimiye abatanze ibitekerezo muri iki kiganiro bose, ashimira Easy and Possible Organization yagiteguye, ariko nanone yerekana ko nubwo benshi bagaragaje amakosa akorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ikizamini gikomeye tugomba gukora twese ni ugukoresha izo mbuga nkoranyambaga noneho mu buryo bwiza. Anerekana kandi ko bitagarukira ku mbuga nkoranyambaga gusa, ni uburenganzira bwa muntu ku bantu bose, cyane cyane abanyantege nke, abana, abagore, abafunze, impunzi, n'undi muntu wari wese. Ati dushobora kuvuga ngo ni uburenganzira bw'umunyarwanda, ariko ni uburenganzira bw'umuturarwanda. Uri ku butaka bwose, uri ku butaka bw'u Rwanda wese abarebwa n'uburenganzira kandi abakwiriye kububona. Yego, turi gusatira umusozo, turacyari kumwe n'abatumirwa. Ku ruhande rwa RIB hari ibyo abaduhamagaye n'abandi bavuze. Dusoza ni ubuhe butumwa mugarutse kuri biriya byose bagiye bavuga? Murakoze cyane. Ndagaruka ku wabajije ikibazo avuga ati ese ku muntu wakoresheje nabi imbuga nkoranyambaga, ati ni ibihe bihano ahabwa. Ndagira ngo mubwire yuko mu ibyaha bigizwe hari ibyaha tuvuga ko ari ibyaha by'ubugome, hari ibyaha bikomeye, hakaba n'ibyaha byoroheje. Nuvuga ngo biri classifiye mu bice bitatu, ariko hari ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga wenda asebya leta, ushobora gusanga akoze icyaha cy'ubugome ari nacyo cyakiri kuri top, bitewe n'uburyo yagikozemo ashobora gukurikiranwa, akaba yahabwa n'ibihano kuva ku myaka 5 akaba yageza no ku myaka 20. Ni ukuvuga ngo hakurikiranwa cyangwa se umuntu ahabwa ibihano hakurikijwe icyaha yakoze
nuko gihanwa Yego. muri ibyo byiciro bitatu mvuze icyaha cy'ubugome icyaha gikomeye n'icyaha cyoroheje murakoze cyane. Yego. reka twakire kandi uwaje ahagarariye inama y'igihugu y'urubyiruko ni Ngoga Kalisa Deo ayihagarariye muri aka karere icyo yatubwira tugana ku musozo. Ubwo tubibutse ko ari akarubavu niko turimo muri aka karere ka Rubavu. niho twe twicaye. murakoze cyane. Icyo navuga kimwe uburenganzira bwawe ntabwo bukwemerera kubangamira ubw'abandi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri freedom of speech kugira uburenganzira bwo kuvuga ntibivuga kuvuga ibyo ushatse cyangwa se bibangamira biharabika cyangwa se bibangamira uburenganzira bw'undi. Tubigire ibyacu byose tubikore tugamije kubaka ubumuntu no kubaka igihugu cyacu. Arakoze cyane Deo mu cyongereza bati ladies first ndabona agiye kuba last. Mami academic secretary muri Yerika Gisenyi campus nawe ubutumwa watanga kandi tugushimira cyane. Murakoze cyane nk'umuntu ukora muri academic sector ubutumwa natanga nk'uko nandi babigarutseho nuko hariho abenshi baba babizi neza ko kuvira uburenganzira bwa muntu ari icyaha ariko bakanga bakagikora. So icyo natanga igitekerezo nuko nk'abantu bari basobanutse ko biri mu bintu u Rwanda rushimirwa muri UPR gushyira efforts muri education. So ubwo rero gushyira efforts muri education bizagaragarira hehe mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Turabashimiye rero kuba barateguye iki kiganiro kugira ngo n'abaturage barusheho gusobanukirwa bamenye uburenganzira bwabo bamenye ko igihugu gitanga izo reports z'ukuntu bwubahirizwa ko nta n'umwe uhejwe kugira ngo ubwo burenganzira bwe bushyirwe mu bikorwa in case habayeho kubuviola utagomba guceceka ugomba kubivuga kugira ngo ababishinzwe inzego zose zitandukanye zifatanye kubikemura. Arakoze Mami Boni ni naha tugana ku musozo. Michael yatubwiye ko ubutaha nibura amasaha yazaba abiri kuko imwe rwose mu bigaragara irangiye mu buryo bwihuse cyane. Hanyuma ku ruhande rwa RIB aravuga ko rwose batazemerera uwo ari we wese ubangamira uburenganzira bwa muntu. Ni mu gihe NYC inama nkuru y'igihugu y'urubyiruko bavuga ko urubyiruko aho rugeze atari habi ariko hari duke two kunoza ariko buri wese yirinda ibyabangamira uburenganzira bwa muntu. Ni nako kandi Mami yabigarutseho nawe numwe wavugaga ku ruhande rw'urubyiruko. Ikindi cy'ingenzi dufatiyemo hagati ya gumana ni ikihe Boni wakongeraho kugira ngo tugane ku musozo? Ikindi cy'ingenzi ni ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga aho abantu bagomba kuzikoresha mu buryo bwiza. Hari amahitamo abiri, hari ukuzikoresha mu buryo bubi ariko hari amategeko abihana. Inzego zirahari ziteguye gukurikirana abantu nk'abo ariko hari no kuzikoresha mu buryo bwiza no guhangana n'abarwanya igihugu n'abahutaza uburenganzira bw'umuntu wari we wese. Reka tugana ku musozo wibutsa abantu andi maradiyo twari dufatanyije kugira ngo dusoze ikiganiro tunabashimira cyane umwanya n'ubufasha baduhaye kugira ngo iri jwi ry'aba batumirwa ryari Rubavu risakara igihugu cyose no hanze yacyo. Hano ni kuri 92.0 FM Radio Sano dukorera mu karere ka Rubavu ariko ikiganiro cyacaga no ku yandi maradiyo Urban Radio 106.7 mu mujyi wa Kigali no mu majyepfo, Radio Izuba ku 100.0 FM mu burasirazuba, Radio Ishingiro ku 107.5 mu majyaruguru. Byacaga kandi no kuri radio zo mu Masoko na Gare, Musanze, Kayonza, Huye, Rubavu, Nyabugogo, Remera na Kimironko. Bakoze cyane Patikope Rukundo Patrick na Shyaka Noera n'abakoresha imbuga nkoranyambaga twabavugishije kuri telefone muri iki kiganiro. Twari kumwe kandi na Uwera Mami akaba ari academic secretary muri Yerika Gisenyi campus. Yakoze cyane. NYC ni inama nkuru y'igihugu, ni inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Rubavu. Twari kumwe na Ngoga Kalisa Deo. Yakoze cyane. Alphonse Kamana Muyoboke ni waruhagarariye RIB ku rwego rw'akarere ka Rubavu. Hanyuma twari kumwe na Bertin Nshimyumuremyi wari uhagarariye Easy and Possible muri iki kiganiro. Nanone kandi tukaba twari kumwe na Michael Ngabirano ni umujyanama mukuru wa Roni mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nge nitwa Jean Claude Nsengimana, nanjye ndi Boni Buranga.
tushimire n'abandi mwakurikiye ikiganiro, abahamagaye, abohereje ubutumwa, mwese mwagize neza. Uburenganzira bwa muntu nge nawe tubusigasire. Ibihe byiza, mukomeze kunogerwa na gahunda za radiyo zose twari kumwe. Umugoroba mwiza. Niko mutima ukiri wanjye. Ndakumva mugabo mwiza. Mfite akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza. Agakise kandi. Niko iyo bavuze UPR wumva iki? UPR se ndumva nasobanukiwe pe, ahubwo mbwira. UPR ni ijambo ry'impine ry'icyongereza risobanuye Universal Periodic Review. Iri rikaba ari isuzumangarukagihe ku rwego rw'isi ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa kuri buri gihugu. Ise mama, ko numva iyo gahunda iba ari nziza cyane. Yego rwose, iba ari ingenzi pe. Nk'ubu mu Rwanda isuzuma ryakozwe mu kwezi kwa mbere muri 2026. Ubishyirwa mu bikorwa ry'inama n'ibyifuzo byatanzwe rirakataje, kandi tugomba kurigiramo uruhare twese twubahiriza uburenganzira bwa muntu. Yewe nanjye iyi gahunda ngomba kuyigira iyanjye aho ndi hose. Mutura Rwanda, sobanukirwa neza uburenganzira bwa muntu maze ubashe gushyira mu bikorwa inama zatanzwe mu isuzumangarukagihe ry'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'isi Universal Periodic Review UPR. Zirikana ko buri wese afite uburenganzira, yaba afite ubumuga cyangwa atabufite. Umuntu afite uburenganzira bwo kurindwa, kubaho mu bwisanzure n'ibindi, kandi nta vangura iryo ari ryo ryose. Babyeyi namwe rubyiruko, murakangurirwa kurengera uburenganzira bwa muntu aho muri hose. Ibi bikaba bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu n'imibereho myiza ya buri wese. Gira uruhare mu gusigasira uburenganzira bwa buri wese, maze uha agaciro ikiremwa muntu kibeho mu busugire bwacyo. Dufatanyirize hamwe twese mu gushyira mu bikorwa imyanzuro n'ibyifuzo byatanzwe mu isuzumangarukagihe ry'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'isi, irimo guharanira kwishyura ukizana, kurwanya ivangura n'ibindi. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Easy and Possible ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda Minijiste, ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu UN Human Rights.